barambwira ati uyu mwana kuba atavuga wenda afite ikibazo cy'ururimi. Baravuga ati reka tumusuzume, genda uzane isukari ushyire ku kiganza, umwana turebe ko arasohora ururimi, nayirigata turamenya ko nta kibazo afite. Umwana isukari ndayizana nshira ku kiganza, umwana arayirigata. Baravuga ati se ko umwana yirigase ko ururimi ari ruzima afite ikihe kibazo. Bitewe nuko twe tuzi ko umuntu ahabwa n'Imana kandi ko n'ubundi Imana itanga uko ishaka, ntabwo abana twiga tubatererana none bose. Ndashaka kumenya ku ishuri urimo wiga bigenda bite, wigute wiga gute? Wigute ku ishuri? Yes, ni Connect TV online. Jirangusha neposa bimva turi Rubavu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndi mu muryango umwe, no muryango wumvikana mu cyese wumvikanyemo ikibazo cy'abana batatu b'abakobwa bamaze igihe kirekire, umva no kuvavutse kugeza uyu munsi. Ntabwo byari byoroshye, ntibinoroshye kuba babasha kuvuga ndetse no kumva bavukanye iki kibazo cy'ubumuga. Ibi ngibi bishobora gutuma wibaza impamvu yabyo, gushaka kumenya nimba nta buvuzi baba barigeze bahabwa, yenda bikanga kumenya imbaraga umuryango waba barakoresheje kugira ngo ukemure iki kibazo. Impamvu zabyo kugeza none nizo zigenza Connect TV online. Hano niyo mpamvu turi kumwe n'ababyeyi baba bana kugira ngo tuganire, twumve byinshi bitandukanye ku buzima bw'uyu muryango muri icyo gihe cyose. Hano iruhande rwanjye hari umubyeyi, ni na papa w'aba bana. Muraho neza? Amakuru mukuru. Abadukurikiye barifuza kumenya mwitwa bande, munatubwira hano turi ni hehe? Nitwa Habyarimana Melchior. Hano turakaba ari mu murenge wa Rubavu, akagari ka Byahi, mu mudugudu wa Ngugu. Witwa? Nishimwe Dorcas. Witwa? Nishimwe Dorcas. Nishimwe Dorcas. Nitwa Nyirasafari Eugenie, ni umubyeyi w'umumama ufite abana batandatu, batatu bavutse bafite ikibazo cyo kutungwa no kutavuga, kandi batatu nta kibazo bafite. Mama Eugenie, reka mpite nanaguhera aho tubwire kuva bavuka kugeza uyu munsi byagiye bigenda bite, kugira ngo umwe avuka afite icyo kibazo unamukurikire gutyo kugeza bose bahuje ikibazo. Nabyaye abana batatu babiri ba mbere bavuka nta kibazo bafite. Abakurikiye wa gatatu akurikiyeho aza afite ikibazo, n'uwa kane n'uwa gatanu. Ariko kugira ngo tumenye ko bafite ikibazo dusubiye inyuma, duhereye ko uyu nguyu wavutse mbere afite ikibazo, yamaze amezi 9 mu gihe cyo gukambakamba, umwana kubagana, umwana yajya gukora ku kantu ukamubuza uti reka gukubagana, umwana nagiye muvugisha nkagerageza no gukoma mu mashyi nkakubita ku kintu yenda kirenga nk'ijerekani kugira ngo numve wenda ko yakumva. Umwana nkabona ntari kumva ibyo ndi kumubwira, ubwo umwana nkagenda nkamukura nagiye gukubagana nkahamukura. Ubwo bikomeza bityo, abaturanyi babibonye bakajya babona umwana ni mukuru, afite nk'umwaka, umwana ntavuga data, kandi umwana yagiye gutangira kuvuga ahera ku jambo data. Yavuze ngo mama, kera baravuga ngo ni ibiragi, ngo ubwo barazaba ikiragi. Umwana abaturanyi barambwira ati si umwana utavuga utanumva, naye baramuvugishaga ntiyumve, bamuhamagara kubera yari umwana mbese umwana ntawe utamwishimira, bagerageza kumuvugisha umwana ntabasubize. Barambwira ati uyu mwana kuba atavuga wenda afite ikibazo cy'ururimi. Baravuga ati reka tumusuzume, genda uzane isukari ushyire ku kiganza, umwana turebe ko arasohora ururimi, nayirigata turamenya ko nta kibazo afite. Umwana isukari ndayizana nshira ku kiganza, umwana arayirigata. Baravuga ati se ko umwana yirigase ko ururimi ari ruzima afite ikihe kibazo. Icyo gihe yari akiri muto, afite nk'imyaka 2. Ubwo agumya gukura, mbamurikije wundi nawe wa kabiri kuri ufite ikibazo. Nza kubimenya nawe agize muri cyagiye n'ubundi cyo kugira ngo umuntu abe yamuhamagara amuvugishe. Ngo bambyaye ndi wa gatatu. Ubwo noneho nsubiye inyuma babandi babiri ba mbere nagiye kwa muganga, ntago nabarekeye aho, ndavuga
ngenda umukristo sinajya no kuraguza ngiye mu bapfumu ngiye kubaza iby'abana banjye babaye. ntabwo wigeze ubigerageza. Oya nta nubwo nanabitekereje. Ubwo nagiye kwa muganga ngiye kuri dispanseri baturosha mu matwi, hari akantu k'agatoroshi batoroshamo babona nta kibazo afite. Abana banjye barambaza se ntabwo bigeze barwara umuhaha, abwira oya, bamba transferi njya ku bitaro bikuru. N'ubundi nabo Igisenyi nabo barareba bana nta kintu kirimo, banyohereza Ruhengeri. Naho narahageze niho nagarukiye, nabo barambwira ngo babuzemo ikintu. Abana ndabagarura avuga wenda niba ari uburwayi bavukanye wenda hari buzatungura nyuma, ntabwo buri kugaragarira abaganga. Ariko mu Ruhengeri bagerageje kumbwira ngo banyohereze i Kigali. Ndavuga i Kigali nta bushobozi mfite. Icyo gihe nitike kuyibona yo kujya mu Ruhengeri byari hatari. Abana ndabazana turabarira njye na papa wabo, igihe kigeze ariko twabayeho mu buzima bubi. Kubarera kwari uguca inshuro no kubitaho, rimwe na rimwe Isa akambwira ati gumana n'abana bawe bafite ubumuga b'abakobwa tazagira ikibasanga mu rugo bakabahohotera. Rimwe kuko hari ababyeyi basiga abana babo n'imvura yagwa ikabanyagirira hanze, ariko twe ntabwo twigeze dutekereza nabi ku rubyaro Imana yaduhaye. Niko icyo bimeze. Reka ngaruke hano rero kuri papa w'abana, reka tugaruke ku kintu kirebana n'ubushobozi ku rwego rw'ubukungu kugira ngo abana mubarere, kubavuza n'iki. Ese ibi ngibi byo byagiye bigenda bite? Ntacyo byaba byarashegeshe ku muryango wanyu? mu ruhande rumwe ntabwo byatugoye kuko ntabwo twigeze tubatekerezaho nabi. Mu bushobozi buke dufite, mu mbaraga Imana yaduhaye, twagerageje kujya dushakisha, tukajya gushakisha, tukajya gukorera abandi kugira ngo tubone icyo kurera abana. Kuko nkanjye mu buryo busanzwe ndi umufundi, nkora akazi k'ubufundi. Yego. Kuko abana biragoye nyine kuko abafundi babaye benshi, ariko uko wenda nakoraga nka kabiri mu cyumweru cyangwa rimwe mu cyumweru, udufaranga tubonetse tukatubafashisha bakarya nta kibazo. Kubona amakaye byaratugoraga, kurya bikatugora. Byagize naho biba ngombwa ko n'akazi nari nabonye hano mu mujyi byabaye ngombwa nkagurisha ku mpamvu y'abana kugira ngo abana bajye ku ishuri. Kuko nk'uko madamu bivuze twabonye ibintu bikomeye, abana bamaze hafi imyaka 4 batavuga batanumva, tubona ari ikibazo gikomeye cyane. Nibwo byabaye ngombwa kugurisha inzu nari mfite, na n'uyu munsi ndacyakodesha. Tumaze imyaka 20 mu mazu y'abandi, urumva ko byangoye na n'uyu munsi, ariko ntabwo tugarambirwa. Byanabaye ngombwa ko tujya inama dushaka ukuntu abana biga. Njye nasigaye ndi gushaka amafaranga, umugore nawe akajyana abana ku ishuri. Haba hari igihe muri aka kazi kawe k'ubwubatsi cyangwa se mu yindi mirimo yawe yaba yaragufasha? Yaramfashaga cyane. Najyaga mbona ikiraka ari nk'umuntu mugenzi wanjye numuhamagaye njya gukora ikiraka, tukajyana agaponda sima, akikorera sima, akazamuka kugikwa, kampereza, mbese ntabwigeze arambirwa. Naba ntakabonye yabona ahantu bari kubagara nk'ibishyimbo, bari kubagara itomati, akagenda nawe akajya gukora iyo mirimo kugira ngo abana babone icyo kurya. Babone ibidukanye. Ngira ngo rero utubwire icyo gihe byabaga bimeze bite? Yabonye ndi kiraka cy'ubwubatsi ahantu agiye kubaka, kuko waramufashaga? Naramufashaga. Aho wibuka yenda byagiye bigenda bite? Aho nibutse mbere yabanje kumbwira ngo ningomane n'abana mu rugo, noneho nkaza kubona igihe cyo kwishyura cyaba cyegereje, nkabona amafaranga ari bukorere, araza tukayarya, ntidusagureho isabune n'amakayi by'abana cyangwa n'ifomu. Ubwo nkavuga nti reka ngende, nubwo wanyangiye ngo ngomene n'abana, ndabona amafaranga ukorera atazakemura ibibazo byacu, nta nabo kudufasha dufite. Nkagenda, yaba yabonye ikiraka nkagenda nkakora ubuyede, nkaponda sima, nkafata ingorofani, nkarenga umucanga, narangiza nkafata umufuka wa sima nkawumenamo, kavangisha igitiyo. Nakoreshaga imbaraga nk'iz'abagabo. Ubwo mu buzima busanzwe twabayeho gutyo, njye n'umugabo tugafatanya, ngakora ubuyede, nkajya mu kwirirwa ndasoroma intoryi, imvura ikanyirirwa ku mugongo, inzogera ya padiri ikadusanga mu murima saa 12, ngacyura icyo gihumbi, tukaba mu buzima bumeze gutyo bukakaye. Icyo gihe bigaga ahantu bita Karuruma. Ubwo nibwo bwa mbere nari ngeze i Kigali, aba bana banje bafite ubumuga nibo batumye ngerayo, banzana n'ubu ntari kuzahamenya bantari nanagerayo. Naragendaga bose mbafashe, nageraga muri Nyabugogo nkabafetisha ukuboko kumwe,
bo icyo gihe wenda kubera ko hari abikorezi babaga bahari, umwikorezi akanyikorera wa mufuka agashyira n'igikapu hejuru, ngafata matera n'abana babiri, tukagenda nkabageza ku ishuri, tukagaruka tukongera tugashakira, tuza kubaho mu bwo buzima igihe kigeze. Ariko ayo mafaranga twagurishije inzu nyuma yaho yarashize, amaze gushyira abana ntibasubirayo, bari bize umwaka basubiye. Ndavuga nti rero Mana ni wowe wabaduhaye, nta nubwo twigeze tubagiraho n'umutima mubi, nta nubwo twigeze tubarambirwa, n'ubundi bashakire irindi shuri hafi yenda rizahwana n'ubushobozi bwacu. Bana baraza bava i Kigali, umwaka ushize sinzi ukuntu twimukiye Mahoko, tuhasanga umuntu nawe ufite umutima mwiza. Abana babonye nari nagiye gushakisha abasigaye, ababonye aravuga ati saba bana mama wabo barakunda, asiga atumye mukuru wabo ati mama wanyu ndaza mumubwire ngo aba bana ntabwo bakunda. Umwana nje arabimbwira, ese uwo mugabo yabonye ko aba bana banjye mbanga, yasanze bambaye ubusa babwiriwe. Ubwo umugabo nkejo yaragarutse araza aramvugisha, arambwira ati siningero batumye aba bana ngo bakubwire ko wabana utabakunda. Oya, ngo aba bana bafite iki kibazo kimeze gutya, ngo hari ahantu nakurangira ngo ukabajyana, bakakurangira mu ishuri ryabo ury'ibiragi, niko bavugaga nyine mu gihe cya mbere. Abana umugabo andangira inzira nanyuramo, wumva ishuri riri mu Kinigi. Imana yo kuntabara kuko nari nayibwiye ngo i Kigali nta bushobozi, mu Kinigi tuhabona ishuri. Abana mbajyana gutyo ari batoya, abana batangira kubigisha amarenga. Mu Kinigi niho abana batangiye gufatira ubumenyi, bajya muri garidiyene babigisha amarenga. Iyo amarenga babaze kuyamenya, hari imyaka babigisha, bimukira mu mashuri asanzwe, uburezi budaheza, bakabavanga n'abandi, abana bakomeza amashuri gutyo. Kugeza na n'uyu munsi abana barabizi, bazi ubuzima tubayemo. Iyo badusabye ikintu bakakibura, babazi ko ntacyo dufite. Abana bazi ko twabakunze kuva kera, kugeza na n'uyu munsi ubuzima tubayemo. Cyakora nk'uko umutware yabivuze, ikitugoye ni icumbi. Icumbi niryo ritugoye, ibindi byose twarabyakiye, ariko bitavuze ko tubonye n'abandi wenda baduha ubufasha. Nk'uyu ugiye kurangiza za segonderi irakwiye mashini, ko amasomo yiga computer science, ni amasomo bigira kuri mashine. Abandi bari inyuma bamukurikira babiri barangije primaire barakoze, we ntago nzi ngo baziga he, nibatanatsinda ngo bafate ikigo baziga na yine. Ni gutyo ko bimeze ubuzima bwacu mu gutyo bubaye. Reka ngaruke hano, akenshi mu miryango imwe n'imwe iyo hari ikibazo nk'iki, ntabura kuvuga ko gikomeye, usanga hari nk'abagabo rimwe bati ngo, ugasanga amakimbirane ashingiye kuri ibyo araje arabonetse. Byagenze bite kugira ngo mwebwe uyu munsi mukomeze gushyira hamwe? Gushyira hamwe cyane byatewe no gusenga, ko kuva kera kose twakundaga gusenga, dukunda Imana, ndetse n'abana twagiye tubatoza umurimo nabo barasenga, bitewe nuko twe tuzi ko umuntu ahabwa n'Imana, kandi ko n'ubundi Imana itanga uko ishaka, ntabwo abana twiga tubatererana na bose. Hanyuma kugeza uyu munsi rero, nk'uko mama we yabivugaga, hari ibyifuzo bitandukanye. Ngira ngo batubwiye ko hari abakeneye kwiga, murateganya ko biza kuba byoroshye? Birakomeye cyane, birakomeye. n'ubundi bageze aha ngaha ntabwo byatworoheye, kuko nyine n'ubundi kuko twagurishije inzu twari dufite, kandi ukundi nabyo ntabwo byoroshye, no kunamenya rivari ntabwo biba byoroshye. Usubiye gusenga Imana ntabwo byoroshye, gusa habonetse wenda ubundi bufasha, tukana nk'umuntu wadutera inkunga akadufasha mu buryo bwo kugira ngo wenda abana bige, kuko urabona nk'uyageze bamugani arangije 5e, arangije wa 5, agiye wa 6, ariko nk'uko yabivuze hari materiel ziba zikenewe zitaboneka. Abari barangije umwaka wa 6 primaire nabo bagiye kujya segonderi, ariko kugeza ubu ntabwo tuzi ahantu baziga. Nibuva ko ari ikibazo, wenda use ko leta y'ubumwe nyine yatugiriye neza igashyiraho za 9, tugukomeza tugapfundikanya tukara ko wenda baramutse bagiye babuze ahandi ikindi kigo bakwigaho gihuje n'ikibazo bafite, baba banajya hamwe n'abandi bana, kuko leta y'ubumwe yatanze uburezi budaheza, n'ubundi bakwiga kandi bafite n'ubwenge, bafite n'ubushake bwo kwiga. Nubwo iyo bari kwigana n'abandi bibagora, baba bari kureba gutya gusa, ari aba badafite umusemuzi,
ariko ntabwo ituma batazana amanota nk'ay'abandi bantu. uvuze kuri icyo numva ni byiza ko nagerageza kuganira na Dorcas nubwo nabonye bisa n'ibitoroshye. Dorcas nifuza ko tuvugana, uri kunyumva? Ndashaka kumenya ku ishuri urimo wiga bigenda bite, wiga gute? Wigute ku ishuri ufite umusemuzi w'amarenga nyine iyo urimo wiga ku ishuri kugira ngo ubashe gukurikira ugire amanota meza, hari umuntu ugufasha kumenya mwiga mute mu ishuri? Reka yenda twifashishe uyu muvandimwe agerageze kumusobanurira. Mumbarize bigenda bite mu ishuri ko urona ntabwo yumva no kuvuga ni ikibazo, yigate. Mumbarize gutyo hanyuma umbwire igisubizo ari buguhe. ngareba ngo umwarimu ku kibaho ngo ibintu ari kumwigisha akabifata mu mutwe. Mumbarize ntabwo bimugora cyane se? ngo biramugora. Bishobora gutuma agira nk'amanota make mu ishuri? Mumbarize. aragerageza. Ngira ngo murabona ko ntabwo byoroshye kugira ngo nibura mu bana batatu Dorcas uyu niwe ababyeyi bavuga ko agerageza kuba yabasha kuba yakumva no kuvuga, ariko murabona ko nagerageje nyine ntabwo byoroshye. Ariko nabwo ndashaka kubaza umubyeyi we ambwire kugira ngo nibura n'ubu buryo bigaragara ko ari buke cyane abashe kuba agerageza kuba yabuvugamo. Byaje bite byo? uyu mwana twabayeho kwitinyuka. Dorcas ni umuntu usabana, akunda abantu, akunda ubumenyi, akunda ikintu cy'ubumenyi. Iyo turi kuganira yavuga nk'ijambo twaseka ahita amenya ko arivuze nabi. Iyo amenye ko tumusetse adusubirishamo akatubaza ati se none barivuga ngo iki, hari ukuntu bitubazamo. Ubwo tukarimusubiramo akarivuga neza. Turamwigisha mbese uko uzi bigisha nk'umwana wenda kuvuga, nawe niko tumwigisha. Tubona ari ugerageza, abandi bo baritinya, ariko wenda nabo hari igihe bizaza, hari ntabwo tubizi. Uvuga ngo uko ari batatu Dorcas niwe ugerageza. Wowe byaje bite abandi bo kuki ubwo uwo muhati utaza kugira ngo nabo bimwe mwabafasha nibura habeho gake kuba babasha kuba bagerageza kuvuga? Nakubwiye ko Dorcas we yitinyutse, abandi nabo tubona bizaza ko nabo turagerageza tukabigisha. Hari uvuga ijambo akarivuga nabi, yarivuga nabi tukarimusubiriramo, ubwo nawe akarisubiramo, akabigira risubiyemo neza cyangwa akarisubiramo nabi nawe agaseka. Ubwo rero nabo mbese abafite umuhati wo kuba bakumva nabo bavuze ijambo risohotse mu kanwa kabo nta makosa rifite. Reka ngerageze ndebe n'uyu ko byaza ngwino hano ndebe ko nawe yagerageza. Bite bite witwa nde? Wiga mu wa kangahe? Mu wa gatandatu primaire. Ntabwo byoroshye. Hanyuma we mu ishuri wiga gute? Mu ishuri wiga gute kugira ngo ubashe kugira amanota meza? Wiga gute? Mumbarize. Tubona amanota meza, ikindi gihe akabona Gerageza kuvuga cyane. abona amanota meza, ikindi gihe akabona amanota mabi, akagerageza. Iyo ndabaza wowe iyo mumbarize iyo yicaye mu ishuri yigana n'abandi birumvikana abakurikira mwarimu gusa, bimushobora kumutwara nk'igihe kingana iki kugira ngo asobanukirwe isomo? Mumbarize.
mesaje kugira ngo abifate mu mutwe. ubwo ni igihe mwarimu wenda yamaze kugenda. Muteteri urakoze cyane, urakoze. Urakoze cyane. Reka ngira ngo dukomeze. Ntabwo byoroshye. Hanyuma rero yenda tugana ku musozo, hari igihe abantu baba badukurikiye bashaka kuvuga bati uyu muryango aba bana dushobora kubunganira, hari uburyo bw'inama, hari ibitekerezo, hari uburyo bw'ubushobozi, biba ari byinshi bigiye bitandukanye. Reka mpere wenda kuri mama nk'icyifuzo cyanyu. Icyifuzo cyacu dufite, abantu bafite umutima wo gufasha baba bahari. Ubwo twe cyo kora ikibazo dufite, sinzi wenda ubushobozi abantu batwumva wenda badufashaho, ntabwo tuzi ukuntu baba bameze. Cya mbere dukeneye inzu, ko bano aba bana tugize nk'ikibazo, hari igihe dushobora kugendera rimwe njye na se mu rugero, cyangwa se wenda papa wawe akagenda, turi nkazajya nzirana nabo mu Rupangayi. Ikindi wenda twabona abantu badufashaho bishoboka, aba banyeshuri nka za materiyeri zimwe hari igihe zitunanira. Uyu mwana tuvuze ugiye gusoza amashuri yisumbuye, nka mashine, kubera yatangiye mu wa 4 agira amanota 82, ubu mu wa 5 asozereje ku manota 68. urumva ko ari gusubira inyuma mu ishuri ryo yigamo. Byaba byiza abonye ikintu kimufasha. Nta n'ubushobozi tugira bwo kugura telefone nini, niyo twanayigura nta mwana wemerewe gutunga telefone ku ishuri kandi yigabayo. Byadufasha akabona mashini azatangirana mu kwa mbere mu mwaka wa 6. Urakoze cyane. Ngira ngo mbere yuko nakira papa, reka mbanze se n'ugikomozaho. Impamvu ituma dukora ibi biganiro ni mu rwego rwo gutanga inama, kureba imbaraga umuryango uba wakoresheje mu kurushaho kunga ubumwe no kubana, hatitawe ku bibazo bimwe cyangwa ibindi umuryango uba wahuye nabyo. Niyo mpamvu nifuza ko mbere uko dusoza mubanza mugatanga inama no ku yindi miryango ishobora guhura n'ibibazo, ariko ejo cyangwa ejo bundi ugasanga wa mugana umugabo ataye umugore n'abana, umugore nawe ndagiye gushaka abandi bagabo, nabyo bibaho, cyangwa se n'ibindi bifitanye isano n'ibyo. Nagira ngo tubanze dutange inama muri rusange. Inama natanga ni uko imiryango iri hano hanze, cyane cyane ku batwumva kuri aya masaha, bagomba kugirana urukundo bagiranye bagisangana bwa mbere rugakomeza, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo udakunda ntazi Imana, kuko igihe udakunda n'ubundi nawe uba wiyanga. Inama twabagira rero ni uko bagomba gukundana, bagakunda n'abana babyaye, ndetse n'imiryango muri rusange igakundana. Uko Imana iguhaye umwana, uko yaba ameze kose, ubumuga yaba afite ubwo ari bwo bwose, ugomba kumufata nk'uwawe. Nubwo yaba n'uwahandi ukamufata nk'uwawe, kuko na leta y'ubumwe tubwira ko tugomba gufata abana bose nk'abacu. Ariko usanga imiryango imwe bitewe no kwitwara nabi, n'ubundi babyara abana bakabatererana, bakabahisha, ugasanga ntibashaka kubagaragaza, wenda ngo n'abaterankunga bashobora kuba babafasha, mbese bamenye ahantu bari, bagira icyo bamumarira. Kubw'ibyo rero turabashimira kuba rwose mwatuzirikanye, mukaba uyu munsi wa none mwiyemeje kuza kureba ikibazo dufite. Namwe murakoze kuba mwemeye kuduha uyu mwanya, ariko nanone hari abadukurikiye bashobora kwifuza kubaha nk'inama cyangwa se ibitekerezo. Uwabashaka yababona ate? Se mugira telefone, se umuntu ashaka kubahamagara, mwatubwira. Telefone irahari. Mwifuza nimero? Nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ni 078 3 82 6611. Iyo nimero ya telefone. Mwayisubiramo? Ni 078 3 82 6611. Murakoze cyane, reka tubashimire kandi dushime uyu mwanya mwaduhaye, kandi nka Connect TV online twe turakomeza nyine kubihanganisha. Imana irahari. Amen. Imana neza kandi muganire neza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego, tusangiye ibihe byose, kandi ineza yanyu, ubugwaneza bwanyu ntabwo bizatwari twe bigarukiyeho, muzakomeza igihe muzaba mukiriho. Murakoze cyane. Bye.
bye bye ego aha ni Connect TV ngira ngo murabibona rero ni muri muryango twari turi ibyinshi simbisubiramo mwabbyumvise icyo mbibutsa no gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi bikugereho tukimara kubitunganya General Jean Ponce Abiyumva ndabasezeye nari i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.